Hello, ni Dr. Richard Official, ni Dr. Richard nkuko musanzwe mubimenyereye. Hari abantu bambona ni gutega igitambaro, ntabwo ari igitambaro by'ukuri aka ni akagofero ko kwa muganga dufite aho tugakoresha, ariko nyine mba ngize ngo nambare nyine nikwize no kwa muganga nk'uko nyine tubigomba, ariko ahanini ntabwo ari icyo ngicyo cyari kinzanye. Ahanini mbanje kugira ngo nganire n'abakunzi bacu kuri Dr. Richard Official, hanyuma nshimire abantu badukurikira, abantu baduhozaho umutima, abantu donc mbashimire nk'uko mbibagomba. Hanyuma ikindi tugakomeza nyine no kuganira. Muri iki gihe twari twafashe umwanzuro wo kuvuga tuti tugomba gusobanurira abantu iki itegeko riteganya, iki itegeko rivuga ku bintu bigendanye no gukuramo inda kuva kuri A kugera kuri Z, ku buryo ikibazo cyose wibaza ugomba kuza kuri channel ya Dr. Richard kugira ngo icyo kibazo kibashe gusubizwa. Itegeko rero tumaze iminsi dusubiramo ni irihe? Ni iteka rya minisitiri nimero 002 akarongo kaberamye MOH akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 8 Mata 2019 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Uyu munsi turaganira ku ngingo yaryo ya 10. Turaganira ku ngingo ya 10. Umutwe w'ingingo uragira uti kugirirwa ibanga. Nk'uko bisanzwe muri profession cyangwa se mu murimo kwa muganga, ubundi dutegetswe kugirira abarwayi bacu ibanga. Mu ndimi z'amahanga babyita confidentiality. Ntuzagire ubwoba ngo uvuge uti ese wenda muganga runaka ko bimeze gutya na gutya akaba yarabimenye gutya na gutya, ati ubungubu abantu bose bo mu cyaro runaka ntibabimenye. Kwa muganga si uko dukora. Kwa muganga dutegetswe, twatojwe, dukora mu kazi kacu ka buri munsi, tugomba kugirira abarwayi bacu cyangwa se abakiriya bacu ibanga. Ndagira ngo rero mbere yuko nsoma iyi ngingo mbanze ntange offre mu by'ukuri. Nk'uko bigaragara ntabwo amajwi n'amashusho bimeze neza cyane. Turashaka kugira ngo umwana cyangwa se umuntu wese wumva yaba azobereye muri ibyo bintu byo gutunganya amajwi n'amashusho ashobora kutwandikira nimero ye akoresha kuri WhatsApp, akayitwandikira muri comment, hanyuma tuzamwandikira tuganire, tugire ibyo twemeranya, n'ibikunda tumuha akazi aze dukorane. Ujye utunganya amajwi n'amashusho muri studio za Dr. Richard Official. Iyo ni offre dutanze muri iki kiganiro. Hanyuma ndagira ngo dukomeze uko twari twabiteguye. Ingingo ya 10, kugirirwa ibanga. Umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwo kugirirwa ibanga. Ni inshingano zacu, ni inshingano z'ibigo dukoreramo, ni inshingano zo kugirira abarwayi bacu amabanga. Mbancecetse kugira ngo udukurikiye abashe kumva neza icyo ndi kuvuga icyo ari cyo. Nguko reka ngarukiriza ahangaha nk'uko nabibasezeranyije. Simba nshaka gukora ibiganiro birebire bibarambira, aho gukora birebire ahubwo nakora byinshi kugira ngo igihe ubonye akanya usimbukire kuri iki, igihe ubonye akanya usimbukire kuri iki. Ntekereza ko ari byo bishobora kuba byatanga umusaruro. Nkomeze rero mbashimire abantu mukora subscribe, abantu mudukurikira. 2,800 birenga, ntabwo ari abantu bakeya mu by'ukuri. Uwabatumira ngo bicara aho hose, ntekereza yuko haba hatoya.
ari nayo mpamvu rero nifuje kugira ngo mbashimire, hanyuma dukomezanye duhugurane, mubaze ibibazo natwe tubishakire ibisubizo tubasubize, kugira ngo tubashe kugira umuryango nyarwanda ujijutse cyane cyane kuri izi ngingo zirebana n'ubuzima. Murakoze, murakarama. Ni Dr. Richard kuri Dr. Richard Official, naho ubutaha.